Muraho neza, reka nizere ko mumeze neza cyane. Hari abantu bamwe na bamwe uba usanga ibi bintu bya mining batabiha agaciro, mu by'ukuri bakirengagiza ko izi mining ari amafaranga tuba turi gukorera. Nubwo tutari twagera igihe cyo kuyafata gutya mu ntoki, ariko birengagiza ko ari amafaranga baba bari gukorera. Muzabibaze abantu ba mininze pi cyangwa se bakimayininga pi, muzabibaze abantu bakiri ku mininga Ruby network, muzabibaze abantu bari ku mininga STRX n'izindi nyinshi cyane zagiye zitanga amafaranga menshi cyane atari make. Ikintu tuje kuvugaho rero ndaje nkibabwire mu kanya, kandi icyo kintu ni cy'ingenzi cyane. Nta kindi rero tugiye kurebera hamwe mbere kugira ngo dutangire. Ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, hanyuma unkandire subscribe. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite, ucyandika muri comment, dore ko ibitekerezo byanyu ari nabyo bituma nkora zino video mbaha za buri munsi zivuga kuri mining. Ngi mugiye ku bantu banyita Dariyusi. Iyi mining rero ndakeka abantu benshi muri mwe murayifite, nubwo mbona abanyinjiriyeho ari abantu 118, ariko abenshi muri mwe murayifite. Si ni mining gusa, n'izindi mining dusanzwe dukora ndakeka murazifite, zirimo za Ruby network, zirimo za PX network, zira zose dusanzwe dukora. Iyi mining mu minsi ishize baherutse gutangaza, batubwira ko iyi mining umuntu witwa wese ngarayi mining, iyi ngiyi ya StarX Network, umuntu wese witwa ko ayi mining, hanyuma muri bwa buryo bwo kumayininga, tuvuge wenda urugero amaze iminsi 5 adaheruka muri account ye nga mining, icyo gihe bazajya bamukuraho coin zose zisaga 50. Coin 50 bazajya bazimukuraho muri account yiwe kubera ko amaze igihe atamining. Indi minsi 5 nishira nanone atongiye kugaruka muri account nga mining, nabwo bongere bamukureho coin 50. Kandi si ni mining gusa, n'izindi mining ndi kubujya ndabona ibyo bintu bari kujya kubishyira mu bikorwa, nubwo harimo mining igice cyane zitari zabikora, ariko n'izindi zizagenda zibikora. Wa muntu rero ufungura account, hanyuma yarangiza akavuga ngo yabona amaze kugira wenda nka coin nka 500 cyangwa se 1000, agahita avuga reka ntegereze, n'ubundi ndabona izajya ku isoko bitinze kera, reka ntegereze ntijya kujya ku isoko, nzongera ngaruke nkomeze hanyuma ngurishe za coin. Guys, icyo nakubwira cyo, ibyo bintu wishyizemo muri ubwo buryo ngo uzagaruka ngo mining, ngaruko mining yagiye ku isoko, ibyo bintu nushaka ubihagarika, bitewe nuko ntiyandi uzajya urajya kugaruka, nujya kureba usange coin zawe zose bagize ute, zose zashizeho, just bitewe n'ubwo buryo nyine, bitewe n'ubwo buryo bari kugenda bashyira muri application zabo, muri za application z'izi mining dusanzwe dukora. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko wa muntu uhora online, wa muntu just uyu munsi niba utabaye online, niba utabonye umwanya wo kumayininga, ariko ejo ugakomeza ukamayininga, ntacyo bazagutwara, nta nicyo bizagutwara. Ariko numara iminsi 5 yose yikurikiranye, nka ba bantu tujya wenda mutuzi ugasanga tumaze iminsi 5 wenda tutabonye umwanya wo gukandaho, ujye wigomwa nibura iminota 3 yonyine gusa ukande kuri mining usanzwe mininga, bitewe nuko nutabikora mu ubwo buryo ntihandi uzajya gusanga ujye urasanga coin zawe zose zarashize. Dore ko izi mining ziba zitugaragariza ibimenyetso byiza cyane, ariko ntabwo nje kukubwira ngo iyi mining ngo iririyo 100%, oya, byo ntabwo nje kubikubwira. Gusa icyo tuzi cyo nuko izi mining tuba tugomba kuzimayininga, tugategereza iyo tubonye ibaye iya nyayo akaba ariyo dukomezanya nayo. Gusa icyo nababwira cyo muri izi mining turi kumayininga uyu mwaka wa 2026 tugiye gutangira, ubundi nibwo tuzavuga ese ubundi ibi bintu dukora ni ibyanyabyo, ese ubundi bitanga amafaranga. Niba uzi neza ko utari warya muri izi mining, utari warya muri igiceri cya 5, just guys, ejo bundi mwahora mwaka ngenda babwiza ukuri, uriya mwaka nurinda urangira nta mining nimwe muzo nkora igiye ku isoko unyibonemo amafaranga, ibintu bya mining nzahita mbihagarika. Nukuri ntabwo nababeshya, nzahita mbihagarika. Muri myarimo abo mpise ntera ubwoba, oya nimugire ubwoba, ariko nje ni ibintu nihaye, nimbona hari coin muzo tumayininga ntihavemo nimwe ijya ku isoko, nzahita mbihagarika. Usibye ko hari imwe nzi neza ko iyo uko byagenda kose
izajya ku isoko. Guys, niba utari muri group yacu ya WhatsApp, reba link aho ngaho muri comment cyangwa se muri description. Hanyuma niba utari no muri channel yacu ya WhatsApp, link iri muri description, nayo wabasha kuyireba ukabasha kutujoininga. Niba hari igitekerezo ufite aho muri comment ndagusubiza.